Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the stars. Are you ready? Indeed, we are ready. This is Kigali's #1 hit music station. Ijana na kabiri n'ibice bitatu umujene yahageze. Ele karibu. Amakuru. None se nk'ubu waryamye sanga hapi mu ijoro ryakeye cyangwa waryamye duhera ubaje kuryama naryamye nk'amasaha 3 naryamye saa 10 saa 9 gutya wari uri gukorera nde Christophe amakuru yani Christophe muhamagare kuko ibi iri ni kosa ibintu turabishyira kuri Christophe ariko ngo niko bigenda ubuzima bw'aba producers akenshi mukora nijoro kenshi bari amajoro kubera iki kenshi bari amajoro kumanywa indirimbo ntiza recording ahubwo marakoze kumanywa na nijoro nkarenza rimwe na rimwe uyu ni abantu bakora shift ebyiri kandi ari wowe ukaza kwisimbura none suguruka guturuka ryari akenshi nduka muri weekend akenshi sanzwe yo bandi umusazi ubishobora utese ubu uri kunywa amakawa ubu uri kunywa za energy drink nuze yatubwiraga mwene data twicaranye ubigenza ute kugira ngo amazi y'intare amazi y'intare Element nawe turi kumwe rero nawe zimbona abantu benshi batubwira bati ele turamutegereje cyane hari ukuntu izina ryawe kuvuga Element bingora mvuga ele rihagije ele byoroheje nka bya ele ni ukuri hanyuma rero ubu ngubu umaze iminsi uri gukora kuri indirimbo nyinshi cyane iyo umenyirije abantu uko ukora cyane nabo bagusaba gukora cyane kurushaho right so ubu ngubu ubasha kubalansa gute igihe ubasha kuvuga uyu munsi simpari cyangwa buri gihe uvuga ati ntari bikazana nako kazane ari igihe bijya bincanga yagiye bimbana byinshi ka telefone kakavaho igihe nk'abantu byaba sinzira ntago babyumva se kuba ukeneye kuruhuka barabyumva abazi dukorana bose nyine n'abantu understanding ibintu byose kuko abazi ukuntu dukorana iyo ntahari ababizi impamvu ababibona ko umuntu adahari ananiwe none se ele ubigenza ute kuko nanone iyo umuntu hari ukuntu nanjye kuvuga twiganana niba mbonye hondi ashinze boutique hariya bigakunda niba ari kenkayiri nanjye ndashaka kenkayiri nk'yandi ubigenza ute niba ukoreye hit umuntu umwe n'undi nawe ati nanjye ele ni uri gukora ama hit ubigenza ute kugira ngo utagwa mu kintu cyo kubaho ibintu bimwe hari igihe bijya bimfata nkasanga ndi kuguma nyine mfite isura y'ikintu kimwe bikansaba kuruhuka kuko music nkandi barabizi bisaba kuba wa refreshinze umutwe nyine umeze sawa iyo unaniwe nta kintu wakora niyo uri muri mood mbi yo wababaye yo wagize ute nta kintu wakora so creativity yo ntago yabura ko umuntu ari artiste muri rusange cyane no kureba kano kantu kakandide yes ariko ngo niyo ubabaye ngo buriya nayo ngo ni idea sanzwe buri ushobora kwita creating a sad feeling iyo ubabaye cyane ukora ikintu nacyo kirenze niyo wishimye cyane ukora ikintu kirenze ntabwo wakora music urakaza yase ugomba kuba uri hejuru cyane mu byaro byo byose turi kumwe na producer ele haramutse hari icyo wifuza kumubwira cyangwa kumubaza mu kanya rwose turaje tukwakire yaratubwiye ati rwose ati music nyine iyo uri umwartiste uba uri umwartiste reka wiyumvire Je suis attaché. Indirimbo nziza cyane ya ele. Indirimbo ye ntago ari yo yakoze, ni indirimbo yaririmbye, ni wowe waririmba. Nanjye yavuze ngo ngira ngo se avuze producer cyangwa wayikoze. Ese ni wowe wayikoreye, wararimbye urikore. Ngiye wayiyandikiye, ngiye wayikoreye. Na video kariya ka visualizer na ka directinze ibintu byose. Ariko no projet ya mbere mfite amakenga cyane niyo ya mbere warukoze niyo ya mbere yego ati rero tuntu twose gomba kutwigira no kuri kala narima Mukanya ndi yabazaga ati se iyo kashe niyinjira nisohoka uraje nk'umuririmbyi ni bimeze nge rero
Gariye yanjye nacyari umuproducer ahubwo nshobora kuba nawe umuproducer uririmba gako ntago ndi umuhanzi bisanzwe nyine nk'abandi bose. None ubwo nta ndirimbo ujya wandikira abahanzi ni nk'iyo ndirimbo ushobora kuba waragize mu ruhare rukomeye cyane yasohotse? Most of the songs nkora zose mba nazanditse. Ako kantu karakomeye. Nise nibaza za elle zose numva. Elle zose wumva nyinshi kandi kubi. None se urabona ubundi hanze aba songwriter abantu bandika indirimbo na producer hari uruhare cyangwa se igice bafata kuri revenue cyangwa se amafaranga yinjiye ku ndirimbo. Ese kuma music distribution ziriya companies zitanga umuziki hirya no hino hari uburyo cyubasha kwinjiza kuri izo ndirimbo cyangwa bakwishyura kuri ku ndirimbo gusa muri studio? Nkambere byari biraho nyine umunanyishyura akagenda ariko nyine hari ukuntu nyine umuntu agenda amenya ubwenge gake buke gake nk'ubu nyine ama revenues mbari nyafite tu. Okay. Producer, composer, umwanditsi. Lovely. That's good. Turaje twomeze tuganire reka tubanze dutumikira badutumye. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the stars. Are you ready? Kaze nanone kuri Kiss FM. Niko ele. Reka dusubire inyuma gatoya. Mbere yuko ele aba ele. Mbere yuko tumenya ma hit song yakozwe na ele. Wabaga hehe ni yihe mikino kera wakundaga gukina? Ngewe mbere yuko nkora imiziki gusa nakoze ubundi muzike nyine idomina mu bintu nashakaga kuzakora n'ubundi nyine umwana akora n'umufootballer mwiza cyane. Uri umufootballer? Mu gikari hari umukino ngo tubwiye ngo rugiye kuguhitana. Sinabyaye yari ndangiye. Sinabyaye. Hari abantu wibuka bo muri sinabyaye yari ba Innocent kubw'Imana ngo yari bari banyishe. None se niki gituma ukibuka? Sinabyaye ku bantu batayizi yibabwiraho gatoya. Sinabyaye ko bimeze ari umukino ni football n'ubundi ariko ibiteye ubwoba. Nk'ubu sinakifuza ko kubona umuntu abantu ari kuyikina kuko abantu baba badihana bya danje ibi bya nyuma. Umuntu ukoze ku mupira kandi mugomba gutsinda. Umuntu ukoze ku mupira agomba gukubitwa. Mbese uwikuraho hakiri kare. Uwikuraho vuba bishoboka. Uwikuraho hakiri kare. Hani yitwaga Chobokof. Chobo. Iyo nayo yari giye kundangiza. Ubu ngubu tuba tuvuga inkuru itandukanye niyo turi kuvuga. Hanyuma se waje kwisanga ute mu muziki? Ni ibintu wisanzemo hari igihe umuntu yisanga muri kariyeri atari kuvuga ngo yahisemo. Ubuzima bwaragiye tuzana ariko hari n'igihe umuntu wari warize wenda ibyerekeye ubuhanzi cyangwa nk'uko Sandrine nabivuze wisanze muri career? Ngewe nabyita nkiri umupeti nabyita nko gukora survey. Nge ntabwo nigeze mbyiga ntabwo nigeze mbyiga ariko nashakishaga amakuru yose ajyanye n'umuziki kuva mfite nk'imyaka nakuze numva papa yumva ba Oliver Ngoma bari bakora amazuke yitwa Amadilu system nyine nkora numva imiziki y'abakongomani y'abanyafrika muri rusange y'abanyamerika bari abakera none ko gukura numva imiziki cyane buri muntu wese mbonye kuri TV nkumva naba nkawe. Yes. Ahoko nkura nshaka kuba umufootballer nyine nari mfite akavuyo mu mutwe nzi no gushushanya. Okay, waje kwigiza muri secondaire cyangwa se wenda mu mashuri? Nize computer science. Donc ubu ngubu ikintu cya system na machine ukoraho narabyibagiye. Ariko nashaka kuzaba n'umuprograma mwiza. So umuziki subwo byaje kurangira ugiye mute? Kwindirimbo ya mbere twayumvisha yari muri lockdown ya Bruce Melody. Yeah. Umuziki kwako ubundi nawe utangiye gukora kuri gitari mu wa mbere niga mu wa mbere secondaire. So bigenda bikura nari mfite inzozi nyinshi ariko umuziki ugakomeza kugenda domina byose tu. So birangira ariho nisanze. Imana impuza n'abantu banyabo twarana ibintu byanyabyo. Gakunda. Indirimbo yawe ya mbere twari turi kuvuga mu kanya nyine yuko twayumvise muri lockdown. Yego. Ya Bruce Melody. Kandi nta gihe kinini gishize mu by'ukuri nk'imyaka 2. Turi mu gatatu. Uyu ni 2020. Yego. Ele abaye ele. Yeah. Biriya bintu wakoresheje ibihebanga kuko biriya bintu nabyita cyambere n'amahirwe n'umugisha Imana nyine byashyize mu bintu. Ariko wenda nakoze nyine ndakora cyane bikabije. Ariko nyine n'Imana yita
isiga amavuta yafashije uwifashije gusa nyine Imana yafashije no guhura n'abantu kuko nanjye iyo abari njye nyine ntabwo nari kubyishoboza gusa yampuje n'abantu nyine dukorana ibintu birakunda nk'abantu ubona bagufatiye runini cyane muri ino carrière yawe nka producer ni bande abantu bafite ikintu bagiye bongeraho gikomeye abambere ni Country Records muri rusange nyine nibo batumye bamentabaho ya studio Country Records yego hakaba Bruce Melody Uncle Austin n'abahanzi bose muri rusange twagiye dufatanya nyine dukora ibintu. What is your vision? Niyo utekereje ukavuga ati ele ubungu maze izina ryanjye maze kugera hanze indirimbo zanjye zirumvikana hano no hanze iyo utekereje ni hehe ubona the music wowe ubwawe as a producer ariko nanone n'umuziki nyarwanda ni hehe wibona muri iki gihe kiri kuza? Ngewe ukuntu meze ntago nye mvuga ngo ndashaka kugira hano nge nizera ahubwo mu byo ndi gukora ako kanya nyine mba numva ko ngomba kuba umuntu urenze tu ako sinzi uburyo bizacamo ariko uburyo bizacamo kose ni through working hard so bikumva nge nzi ko nyine ninkora cyane nzagera kuri byinshi nge nta limite ngera ku buzima bwanjye mwumva byose bizashoboka. Hari aba producers Sandrine bagiye bagaragara aho gukora cyane ni kimwe ariko mu gukora cyane haza abantu batandukanye haza umuhanzi umwe hakaza uwa kabiri hakaza korale hakaza recording amajwi yo kwamamaza you know what I mean ariko iyo byose byiteranije niho handi usanga n'umuntu bimubanye byinshi mu mutwe right so ni izihe njyana uhitamo ubu ufite abantu bamwe uhitamo gukorana nabo kugira ngo bagwe mu murongo ushaka cyangwa uravuga uti kazi ni kazi? Oya ntago nyine kuri kazi ni kazi kuko ari ibyo ntago byatuma nkora ibyo nshaka neza ariko nyine mpitamo abantu iyo numvishe ikintu cyiza mpita nyifata ako kanya ntago ngiye kinshika iyo numvishe umuntu ufite talent niyo yaba adafite amafaranga ako kanya mpita mufatira nako manzi ko tomorrow araba yabaye indi muntu so nkora n'abantu banyabuto. Hanyuma si ibiciro bimaze kuzamuka nk'inshuro zingahe kuva kuva muri lockdown kugeza ubu tutagendeye ku ngano na Ukraine tugendeye ku izina hano rimaze kugenda cyane ko Sandrine ashaka gukora indirimbo ntabwo Ukraine yabigiramo uruhare ngo nanjye simbi zamuje ese umuriro warazamutse umuriro ntabwo ari umuriro ariko hari ibindi byinshi byazamutse izina ryarazamutse tubyeme riguma rizamuka ariko bigeze ndabishimira Imana kandi ni byiza cyane. Ese ugena iki ugena nk'ibiciro ukorera ugena abaza gufataho bose niba ari studio ugena abaza ubuhanga bw'uwo muntu cyangwa kuba ari ukuvune ugena mixing se ko nge maze imisi twumva kenshi Bow Pro on the mix nawe kenshi mukunda kuba mukorana ugena iki muri pricing yawe y'indirimbo? Actually ubu ngubu nta giciro gihamye mafite buri muntu wese ndego nuko waramutse yerwa nuko hari igihe uramukuhenza hari n'igihe umuntu azere gukamureba uti umuntu nayamukuramo nyine biterwa n'icyo umuntu ashaka gusa according ku bantu hari umuntu uza pe wumva afite talent ariko nta bushobozi afite so nkuko nanjye nafashijwe nta kintu mfite mba numva n'undi muntu yafashwe ariko mu gihe afite talent iri seriye yego ariko uri kumva nk'umuntu ntago mwishyuza cyangwa nta nubwo mwishyuza nkuko nakishyuza ndi umuntu yabitugeze Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? Uracyari kumvishana na kabiri n'ibice bitatu Kiss FM turacyari kumwe na producer Ele umva ni uri inyuma y'ama hits menshi cyane nta nubwo twayarondora oya niyivuyemo niyo wayikoze indirimbo nyinshi ugomba urumvamo Ele n'uzumvamo Ele urumvamo wabonye ukuntu yagiye arigabanya bashaka korohereza abantu ni ukuri. Alright hanyuma Ele what are the challenges ubu ngubu uri guhura nazo nizihe mbogamizi uhura nazo muri business yawe? Imbogamizi harimo yuko ibintu bishaka kumbana byinshi ariko wenda nyine ndabimanaginga nkabisangiza n'abandi producer wenda tugakorana niyo mpamvu mva nakoranye n'abandi producer bari kugira ngo ibintu mbigabanye
na ya karita ikomeze kugaragara kuboneka tu. Ariko ukuntu wahuje neza na Bob Pro nkunze kumva mix ziwe rwose yaguyemo neza. Ni yanjye niwe wayikoze. Nawe ni wowe wayimixinze. Okay. Nicyo wavuga kuri Bob Pro kuri mixing yiwe. He's changing the game. Ari guhindura game ku kintu cya mixing. Mbere ubundi mu producer bikoraga byose. Usa nkaho uri mu bantu batangiye kujya biyemerera ko bakora production ariko mix igakorerwa handi. Njyewe nizera muri commitment. Nizera nyine no gukora n'abandi bantu. Ibintu biba byiza kurusha uko byari kuba byiza wabyikoreye wenyine. Narebye mu byashize mbona n'undi nta danje cyahindutse. Aba producer nyine baracyakora byandi nkuko muri 2012 byakoraga so. Kandi industry zo hanze nizo nireferagaho. Sanga projet nta bikorwa n'umuntu umwe ikurwa n'abantu benshi batandukanye. So nitantangiye kwitabaza Bob. Nabanyemerera. Ahita nagira na production ye ahita yigabanya ahubwo ahita ajya muri mix and mastering. So n'abandi ba producer mitambona bahita bigenza gusa. Ubungu ba producer bose ari kumugana nyine. Kandi umuntu nyine umaze igihe muri industry sound yose nyine arayizi tu. Arayizi Bob wazi sound cyane. Hanyuma mama araho. Mama ameze neza cyane. Ejo twari kuvugana kabisa ameze neza. Ukunda kumupostinga cyane. Kubera ikihele. It's a blessing kabisa. Kuko iyo ufite umubyeyi niyo blessing ya mbere wundi. Ubasha kugira umwanya wa family cyane wigize kumukanya kutubwira ko igihe ari ikibazo hari abakiriya benshi baguhamagara rimwe rimwe gakera no bimwe kuva n'agafone wagakuyeho ndashaka kunzubiza ibintu bibiri. Icyambere ntabwo usanga ari abakiriya mwashwanye. Icya kabiri ubasha kubona time gute na family. Abakiriya bo turashwana nakagaruka ariko nyine ari kwa kuno umuntu ashaka kurakara by'akanya gato kuko abazi neza ko ibyo ntabwo nabiretse nkajya mu bindi ahubwo bazi ko ndi mu bindi nyine by'abandi nkawe. So rero ntabwo abigira birebire cyane. Umwanya wa famille wo ni muto cyane kuko akazi muto cyane. Warabibabwiye ko barabizi ukeneye igihe cyo kusunika ukazabona kugaruka. Baba biza ariko babona byumva. Nka mama niwe wigira ibibazo cyane kuko papa arambwira ati bareke bana we kora kabisa. Ariko nyira abamere nyine urabazi arashaka guhora ari kubona buri kanya. Birumvikana ashaka bagukumbuye cyane kumuvugira. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? This is 9:56 tugeze ku mwanya rwose bwo tuza kumukanya kuba turi gusezerera umutumire wacu ariko mbere yuko tumusezerera hari utuntu Sandrine yamuteguriye. Urumva nawe ubwe n'umuhanzi ahubwo tukiri kuri kiriya kintu cyo gukora indirimbo nawe kuririmba indirimbo zawe. Hari indirimbo yawe nziza cyane yitwa Kashe twabimvise mu kanya. Niba uri kutwumva ari bwo wari ugishyiraho inyakira amajwi yawe iragucitse ariko irahari ku mbuga nkoranyambaga wagenda ukayireba kuri YouTube ahantu hose ku ma platforms. Ukayireba ukayumva n'indirimbo nziza cyane nshyashya ya Ellen iyo ndirimbo ya mbere twumvise kandi utwijeje ko atari ya nyuma. Ntabwo ari ya nyuma. Iyindi se naza ryari wasanga uri gutegura album tutabizi. Yewe njyewe ngo ubuhanzi bwanjye ndacyajagara. Uri mu kajagari ndajagaraye cyane ku buryo nyine ntavuga ngo ni iki gihe ariko babe bayumva iraza kumara igihe. None se ubitangiye nk'iyihe gahunda ni ibintu nabyo ushaka kubyazamo umusaruro ushaka kubyazamo amafaranga cyangwa ni gutya kuko bikunze tureka mye mbikora for fun ngiye mbonye akanya. cyane igerageza njye nayikoze ndi kugerageza ko njye ikintu cyanatumye nyikora by the way na postinze aka video ndi kuririmba noneho mbasaba comments 2000 numvaga mbaruhije nyine kuryo 2000 ntago zakozura mitamo na ziruzuye mukuzura rero zanga ati byo nasezeranye batafata nk'umuntu wa fake reka mbahereza ibyo nabansabye noneho nafite indirimbo nyinshi nini ari kuzayitanga nkaho umuhanzi so nanjye mfite indirimbo nyinshi muri studio mita ndeba mingi
ariko numvaga ari imbere nibutse ko umunsi umwe yagize kunyohereza indirimbo inaririmbye harimo akajwi ke aka kantu ukumva gute uzi ko bise mbyibuka wagakoresheje iki se bumo patience nk'iyo nta kintu wagakoresheje isake wabona kazasohoka none se nk'iriya wumvaga ushaka kuyihande iriya Kashe iriya numvaga ari ngibereye kabisa nta wundi muntu wari wayitekerejemo nari ntaramubona yari ukuntu nyine mba ntarabona umuntu urabona nk'uko nohereje handi namaze kubona ko ashobora kwifitingamo yego ubwo si ko yimwohereje akaba atari ntacyo arabikora ahubwo wabifashe ute ubwo siyo mpamvu watinze siyo mpamvu watinze nta kabifu karimo yari mu gahinda nako karimo kuko yari kuzinduka none umenye ko ari nawe wamustize nako karahise hanyuma wakoranye n'abahanzi benshi rero tugeze umwanya wo kugusezera ariko nanone tuzi kuzi kuririmba reka turebe ko indirimbo wakoze unazibuka turakubwira izina ry'umuhanzi utunimbira agace gato indirimbo waba warakoze y'uwo muhanzi Bruce Melody bigomba kwihuta okay reka dutangire nanone Okama ya la aha Bruce Melody twakaye indirimbo yitwa Caterpillar Christopher aririmba ngo ntabwo waruhuse cyane reka tumurekure ajye kuryama ni nawe twa joli mama okay ele